gahunda ni ukubica gahunda ni ukubambura iyo mategeko mashya hari ewa nyine nawe urazi nta mikino sinjya ameze nese umuntu mwakubise nkaba mumuzi Cynthia nagira ngo nkubaze amakuru y'awa maneko wacu yitwa Peter. Tell me the story. Maneko wacu Peter ntabwo turabonana ariko nshaka kumubaza nyumva yuko ari amakuru yawe yamenye bihagarara uyu ni njyewe uyu nguyu umukobwa twabanaga kera nyine tukiri abakobwa yitwa M. Mama sura muzi ibintu byaba bihuriye he se niba icyo ubonye ngo ngo nawe ngo papa we ni Karoli umwe papa wawe se ya King sinakubwiye Karoli kari papa wanjye Eri foto nakubonye ntamumenye iyi foto uyu ni njyewe uyu nguyu umukobwa twabanaga kera nyine tukiri abakobwa yitwa M. Mama sura muzi mama we ni Emma iyi mama ni Emma none se mwana i Kigali waje koko kuhakora iki yambwiye ko inama afite umuryango naje nje gushaka papa yese uramuzi yambwiye ko yitwa Karoli sinjya ameze nese umuntu mwakubise nkaba mumuzi cyangwa Jimmy niwe nabonaga mwica ariko ntago wakibuka hari ninjoro umuntu uramuzira nawe nzi nese hari ninjoro ibintu byaba bihuriye he se niba icyo ubonye ngo ngo nawe ngo papa we ni Karoli umwe papa wawe se ya King sinakubwiye Karoli kari papa wanjye Nisakaro ko mu cyaro nundi w'i Kigali baba bahuriyeho ubwo ngo ibintu ntago byumvikana abitwakawe ni benshi bose Karoli ibyo wagita ariko ntawamenya tu reka hanyuma kino kicapu njyane nakomeza nyine nisake porapora nitonze ngeze mu rugo ngo ndaza kure ikintu kirimo ndahita mpahamagara n'ukugabana sikiri bimeze nta kibuza ibintu byarenga n'iki natwe dusubire mu kandi kazi mukomeze mwebwe mukore cyane kabisa dore ni gutya ese kumva cyagiderukana ubwo nazaga ubundi hano wahaje utemeze bite wacu ni mu cyaro naje nje gukora i Kigali nyine nzangaha ariko bameze neza so kwa ko umuntu yimusanze mu kazi twazashaka umwanya nka tugasohokera mu Rwanda nta kibazo okay sawa nuko nkurikire mu kazi kawe sawa Salama G. so Amakuru sema. cyane meze tu Usigaye ubahese mwa. shaje ni birayi naha nyine n'ikindi None se G, na hano nakora akantu kagutya tu. nyine wakabona tu nari nakabona hagana hise. mfite ngahise Mu make ya mwana. shaka kahe nyine Shaka akantu k'umwotsi tu. mwotsi wakabona Nakabona nagakura hise. rero mbwira gusa tubikemure ibindi nari Nta kibazo kandi. Gute?
cyane isa kabisa. ndaguhamagaye Wowe ukora umuti ariko ntugatuma mvuga menshi. angahe Wowe ugezamura ahubwo. nabifitemo agahunda imana Reka gusa utuntu ducaho. twarayo ngaho nifite rwose ntayo yonyine gakira kirimo usiyemo bahetse Ni mu rugo nawe. hariya Ndaje bishaje nyine. sawa noneho ariko se koko birashoboka ko umuntu yava mu cyaro aje gushaka uyu muntu? Ntabwo bishoboka. Reka ndebe muri ino baga ndebe ko nabona aho mera. None se ibi birashoboka ra? Ese wa mukobwa nasanze kwa Kamari ngombe menye amakuru ye, menye neza ahantu muriye n'uriya muhungu. akazi karagenda hari ahantu nabonye ibirara birirwa bihungabanya umutekano muri zirance zo kwa Bakarisi. Ibyo birara bikora iki? Bikorera hehe kugira ngo mbashe kuba nta kintu nakoze umutekano wawe? Njyewe uwo nahuye nawe neza no bita Jimmy, abo bose bacuruza itabi muri zirance, banywa urumogi, mbese birirwa bahungabanya umutekano wa hariya. Ndakeka we na afande nyine wagenda ukamubwira noneho afande akagira icyo abikoraho. Kureba kandi tuzigane kugira ngo mbashe kubona twari n'abandi bagenzi banjye tugafatanya kukaza umutekano. Yego sawa nanjye akazi ndacyagakomeje. Murakoze. Yo, salama King. Sesha noneho mwagiye ko ngeze kuri ya mvumo nkababurara. Okay. Noneho gerageza ubanguke. Mufite akandi kazi. Gerageza ubanguke kabisa. Ko mufite akazi kihutira. Sawa. Urakamenya uhageze Mainari. Usimbona se sawa nari. Uwo mura naje dore ukupegeza hirya. Sawa. Salami genge.
ni fresh kabisa. nta kazi muri kumwe muragakora neza Ewana ubu turagakora twamenye no kuzitwara. mwashimishije kabisa ubona mwebwe nicyo mbemeranye Gira ikibazo. izi ntabwo mwanetereza None se akazi ngo muzi. sasa rero kingi kuntu ibintu bimeze Ndakumva muri boss. kumva nizere ko akazi kanyu murimo mugakora neza kuko murabingaragariza Ibyo bigiraho ikibazo kabisa. mugende mukomeze rero mukomereze hariya noneho ikintu nari nkuhamagariye uribuka ka gatipe mwakubise mukakaka baga ngo kari kavuye harya he Kamwe ko mu cyaro. kamwe kari kavuye mu cyaro uribuka ko twasanzemo ka gapapu kanditseho amazina yande ya Karoli kandi nakubwiye ko mama kera yakundaga kunkubita nyurira abyumva kandi ashobora kuba anafite n'amafaranga ibaze rero agahigo turimo dushaka data kize gutya data afite imitungo ugasanga nimo ndayigabana na kari akaginga kavuye mu cyaro Ntabwo byaba ari byo koko. ibyo bintu ntabwo byumvikana kari akaginga dushobora kuba dufite ahantu duhuriye kuko ntabwo umuntu yava mu cyaro iyo ngiyo akaza abaririza umuntu witwa Karoli Ni ibyo bya Karoli gusa wabonye boss. noneho narebye muri baga ikintu noneho cyankorogoshe kikankora ahantu nsangamo ifoto ya wa mubebi nigeze kukubwira nasanze kwa boss Wa mukobwa se wa undi w'umukozi waje atese kandi. kundwa rero nasanzemo ifoto ye none hibaze nasangira na kariya kaginga n'uriya mwana kandi mfite gahunda yo kugashaka kuntu namubwiza ukuri Karakabwa kaba kagusuzuguye rwose. ibaza ku kantu kavuye mu cyaro kakaza kudutegeka nanjye nabyemera rwose nka boss. hanyuma mwebwe ikintu mugiye kunkorera mugiye kugenda murebe za karitsiye mwari mwagatayemo uri kumva mugende mureba muri ziriya ngo hajye muzakabona gacaracara n'iki hanyuma muhite mukazana ari iki ari mwagakemuye